FATAKUMAVUTA aravuze ngo SABIN na Murindahabi barashaka kumugambanira. Arongera yari yabanje kuvuga ngo Murindahabi yamugiye inama yo kujya kuri channel. Arongera avuga ngo SABIN yari mu nama iri kumugambanira ngaza ayimubwire reka tuvugishe kuri nk'abantu bakuru. Nabandi mu nama yo kujya kwica JALAS nkaza nkayimubwira kandi mu nama. Uno mwaka tugiye kubona comeback y'abahanzi bari bamaze igihe barahaye imeza abapeti bayiriraho bagira ngo barayibeguriye. Bano bapeti ba new generation babahaye imeza bayikaragaho bagira ngo ni yabo. Ntibashakisha ukuntu basaturamo kabi cyangwa bafata indi meza yabo. None ba Fireman bagiye kuza ubona ko Fireman uramubona. Social muri uramubona ukuntu yajaje nabi. Abadibeni ba Medi wahoraho ntaga ajya avaho. Diplomate na Karinga yazanye ukuntu ubuzima bwahagaze. Tugiye kubona ibikorwa abasire kwina nano nakubwira badafite ibikorwa bagiye kubura. Kuko naguzonye kubona abashadibu bikaraga ku bahanzi. Hari abandi bana b'abakobwa bameze neza bizi ikibuga bari kwikaraga neza bigakunda. Birasa nyine tugiye kubona ibikorwa bifatika bitari bya bintu bya fake deals zabikontara za miliyari z'ubufu. Ariko ko babahamagaye muzisinya ko zitagiye mu bikorwa ko butabashije. Miliyari ntago ari y'ubufu. Uribuka ko yagomba gupostinga kuri 12 z'ukwa 12. Ari bose wazakwirukana. Ya nanone biteye agahinda ko bitaramo byarafungwa ko tugiye kubona baruga kuri 19. Kimwe n'ibindi byorezo byabaye ku isi. Byinshi. Yego habaye icyo bita za Spanish flu cyanisha abantu benshi cyane mu kinyejana cya 19 kishe miliyoni magana. Nta n'icyorezo kirabaho kiruta icyo ngicyo kuko cyateye mu Burayi bakitaga ibi bya Ebola abantu bandura bakiheza babyita gute ibibembe ku buryo nicyo kishe kimwe cya kabiri cyari batuyise twebwe nta nubwo covid iricana na miliyoni 12 gusa urumva ari cyo yari yakora covid nta nubwo izazi cyo kuko igiye kurangira oya igiye no kurangira warabibonye babonye ko Bill Gates avuga ngo mu mpera z'umwaka bizaba ari sawa kandi ni ufite agenda yi covid bavuga ko ari aga project kuka buracyaka avuga ngo mwitonde muri 2015 ari mu kiganiro TED Talks yavuze ko isi igomba gushyira imbaraga mu buvuzi ko agiye kuza icyorezo ku buryo no kujya guhaha bitazashoboka. Avuga ko we n'umuryango we bastotse ibizabatunga imyaka yagera n'ijana. Ntaga abantu kubera ko abantu muri no mize nk'ibigoryi ntibashaka kumva. Right, JALAS Official TV ndabasuhuje mwese abadukurikira aho muherereye mwaba muri mu Rwanda n'abatwumva bumva ikinyarwanda batari mu Rwanda abarundi ndetse n'abandi mwese mwumva ikinyarwanda ariko mukaba mutari mu Rwanda ndabasuhuje. Uyu munsi nazanye umuntu n'ubundi bidasaba kuba wumva ikinyarwanda cyane ahubwo wumva imibare n'ibimenyetso kuko ibimenyetso byaba bifite. Ni umusesenguzi ngo w'imibare n'ibimenyetso ko bishidikanyaho. Oya ntabwo ndi kubivuga bishidikanyaho ariko ndashaka kubishimangira. Yego si byose igihari cyo ubundi abasesenguzi batandukanira he? Oya bundi muri show bizamo abanyamakuru hakabamo nanjye umusesenguzi ubwo wowe ushobora kuzana inkuru nkayisesengura ntago ari ngombwa komba nagiye kuri field cyangwa tuba twajyanye urayizana nkavanamo ibimenyetso n'imibare nkabigaragaza cyangwa wayizana habura ibintu nkajya gushaka ibiburaho. Ubwo abasesenguzi nabakoresha ibitandukanye n'ibyo abandi bakoresha bine bakoresha ibimenyetso. Iyo usesengura ukoresha kurira nkaba abagenzi bawe abahe baza kuri mikoro bakarira ngo banyanga barasa n'abasesenguzi. Hari abantu basesengura bakoresheje kurira barira kaza karira ngo nakaranyanga ngo rashaka ngo kumvana kuri cano ibintu nk'ibyo. Urashaka kuvuga FATAKUMAVUTA ko kuri la operation se yavuze oya kadiri inkuru peace hari ubwegeze agaragaza umuntu umwanga oya ariko yavuze ko kuri indi operation ibyo binazagaragaza. Oya birano gukura amaranga mutima y'abantu no gushaka amaranga mutima y'abantu. Tugeze mu bihaho umuntu azakarira kugira ngo arebe ko yamara kabiri natwe rero oya ako kantu kavuge neza kuko utangije bifu yeruye ntayo oya umva reka nkwereke uri umusesenguzi na FATAKUMAVUTA ari umusesenguzi mu buryo bwe none uravuze ngo araza karira. Oya jewe ndi perezida w'abasesenguzi haba umupunditi we arashaka nayo kumusesenguzi ndi punditi je ndi commentator none ni umuntu uzaka yakwereka indirimbo ko lyrics zanditse nabi hari ibyo bari kongeramo nk'ibintu bifatika biri scientifique mu muziki nyine. Ubwo rero ntago naza ngo ndere kuri kamera
ngo nakaranyanga JALAS aranyanga ngarashaka kunyica oya gusa niki cyabyereka none se mbivuze uhita uvana umugambi wo kunyanga Nubavuze ngo birabifata yavuze se ko ntago ari uburyo bwiza bwo kugaragaza ukuri nyine nabyo ko fata ku mavuta ubusesenguzi bwe bushingiye mu kugaragaza ukuri kw'ibihari urugero nyine abashaka kugaragaza nyine wenda ko harimo ayo mabifu harimo iryo shyamba none se harahejwe gusesengura oya none se nimba azanye cyangwa harayazanye amarangamutima niba azanye ijwi rya Safi kuba ngo amaze imyaka 2 atabonana na Judith yego uribuka ko je nagiye kureba Judith anyereka amavideo mu kwezi kwa 9 bari kumwe ejo bundi bari muri studio bari no mu rugo ubwo nameze nka tito yarashize urumva ibimenyetso babiri hehe ufite ibimenyetso kandi ko nawe afite ibimenyetso by'amatu niho dutandukanira ese ubwo nje nkakubeshya agenda ukabivuga ngo nuko wambeshye ugomba gushaka kuri inyuma y'ibigayo n'icyo umuntu akubwiye ugomba kugisesengura none se Judith mbese we aba yataye inkuru Judith yari kumbwira ngo terukana mu minsi ishize nkahita ntaha yagiye muri phone anyereka video nyine turanazikina hariho n'amasaha ari saa 8 avuga yuko video biri isaha igiye yafatiwe ntabwo ari kumbwira ibi ngo derukana ibi nkahita ntaho ya usene ko ntandukanye no kuvuga ngo umuntu amaze imyaka 2 batabonana so nukuvuga ngo muri make mu busesenguzi bwafata ku mavuta unengamo ko nta bimenyetso bifatika nta mibare n'ibimenyetso ariko ntago yabibasha ubwo reka nzajya mbyikorera abafana bafata ku mavuta ubu ngubu uzabakira koko oya ntago kino kintu bavuga bati fata ni umusesenguzi utari iminwa uvugisha ukuri kino kivuga nawe uti nta mibare n'ibimenyetso rwose iyo uvuze ko nta mibare n'ibimenyetso uba yatanze kuba ari itiku iriya ni inkuru aba yagaragaje ugiye biba bimpaye akazi ko kujya gushaka noneho biri behind the scene cyangwa se ibyo abantu bakeneye kumva bakunda ukuri bakunda karabaye kuko nimba Safi avuze ngo amaze 2 years atabona na Judith kandi ntago imyaka 2 izuzura mu kwa 2 agiye muri Canada kuko agiye mu kwezi kwa 2020 na muri 2020 urumva imyaka 2 izuzura mu kwa 2 k'uyu mwaka imyaka izaba yuzuye ntabwo agiye agatanya urumva nibwo yagiye iyo uhise ufata ukabigaragaza abanyarwanda ngo runaka amaze imyaka 5 n'undi utanazi igihe yagiriyeyo nyine nawe urumva uri murashaka inkuru nzajya nta kibazo dufitanye n'abafana nta kibazo we abafana barahari ariko urabizi ko habaho indwara hakaba na muganga indwara ni iyihe muganga ninde tubyihorere indwara ni ubusesenguzi budafite imibare n'ibimenyetso muganga ni nutanga umuti ushyiraho akadomo kandi urabizi ko nyine namishyira akadomo byinshi byose birangira se wigeze ko uvutangiye ubusesenguzi umeze gutyo ni ibihe bintu maze gushyiraho akadomo bikarangira uribuka Miss Grace Ngabire bamusereza ngo yambaye ikanzu y'amaharire bakamutuka nyine kandi ari mu gace ko gukenera amatora urabizi ko nahagurutse nkagaragaza icyo abanyarwanda bakwiriye gusapotinga cyangwa gufasha uriya mukobwa abantu bose bamuteranye bari kuvuga ikanzu ngo irahenze ngo nimbi ibyo ntago byo yari bikenewe sinzi nimba ntiwari uri muri press conference ya Miss Rwanda Megane ntiyabigarutseho ngo barayibonye koko bahise babona isomo naragutse ndagaragaza ati abantu batore bareke yaba Shadibu yaba Bayingabire yaba nafata kumavuta yari yagurutse aramusebye nyine ngo wagira ngo ni Marine yaragiye kwa muganga byahise birangira wigeze kongera kumva abantu oya icyo ni kimwe nagize ngo nuko trend yahise izima oya umuti uraza ugahita ukemura ibintu icyo ni kimwe ni byinshi cyane nakweretse ko muri mwaka nta scandals ziri fake zizabaho wabonye ko inka ziri gutangwa Kate bashaho yujuje inzu abahanzi bacu bari ko Tanzania bakazana amakorabo mazima hari fake deal hari press conference y'abantu basinyiye ubufuga bw'amafaranga runaka wongera kubona so nukuvuga ngo byarangiranye na 2021 nabwiye ko uyu mwaka ni action kandi urimo nabyibonera ubwawe bari gutanga inka hari guhindura abantu amadebe bashidite bari gutanga inka kwa bamwe bakahindura amadebe urumva hejuru nziza cyane nta fake deal zizongera kubaho icyo ni ikindi yego gatanya Judith na Safi nashyize akadomo hari indi nkongeye kumva se nyuma yo kungaragaje kuri wese bose bacicika ahita korabo irenze nyuma y'imyaka ingaha abeshya abantu 3 mwaramworoheye abo bafite nguzo garagaza ati abapeti bawukama baguciyeho uziko ba konfi wireba agatunda yariri hiti kurusha izindi zose ndirimbo zibona umwana w'imyaka ingahe weje bundi naragiye ngaragaza ko The Ben akwiriye kuzana akantu yazanye akantu Afrika yose yahagaze ubuzima bwahagaze ubwo si ikindi niki
n'ibindi ndahari. Peacemaker, ariko hari ikintu nabonye muri comment abantu bagushinja wenda bamwe wenda nko kubiganira bimwe twagiye tugirana bakavuga ati ko uyu mugabo ukavuga amagambo akomeye nko byagera nko mu Kinyarwanda ukavuga ijambo mbese tutamenyereye muri society. Yego nkirihe urumva ugasanga wenda nkaho wenda bikoreshwa ko umuntu yagurumanishijwe n'iruka yashyukwe bivuga uko ese si Ikinyarwanda ingi burizanye bwa mbere ntago bari wenyine ariko ukuntu bavuga bati uyu magambo arakomeye ariko bagomba kuyumva usa akomeye kurusha covid inayibica ubwo se ijambo navuze ryica abantu ntaryo gushyukwa wose mbisasire mvuge ngo niruba ngo no gushaka iki ibyo ni ibintu byirimo byagenda byica abantu tuvuga ikintu uko kiri niba umuntu ari igikuri tuvuge ko ari igikuri izihe ngaruka ubona ziri mu gutuma hazamo ikintu cyo kuvuga ibintu uko bitari. Abantu batoya cyane bisanga bari gukora ibintu batabwiwe hanyuma umwana w'umukobwa wasanga ari kubasha kurongorana kuko barambwiye ngo nugusambana ntazi no gusambana icyo ari cyo hagafata izo nda ntago bamubwiye ko guhuza sex cyangwa ibitsina bitandukanye wavanamo inda cyane izindi ndwara we bambwiye ko ntuzasambana ibyo nibyo muri idini nyine ntazi gusambana icyo ari cyo ntibamubwiye nyine ntibamweretse ikintu uko kimeze uraje imurahangana n'ingaruka kugira ngo hangane no kuba muri bwa buzima bwa reality usanga nyine abantu bisanga mu ngaruka kurusha uko yaba ari kubaho ibintu nta kintu yikeka kandi birahari cyane nibaza umuntu ubwiye ngo gusinda n'umwe inzoga urasinda hamwe atoya ntuza ngo no kuyagana ngo kabaye se azamenya ari ibice biri kuba no gusinda nyine nasinze umushyuko uranyishe ndashaka ibintu ibikize ibintu ni byinshi hari ibiryo hari ibyo kwambara hari rasa ku ngingo mu Cyongereza ni to have sex mu Gifaransa ni faire l'amour ni gukora urukundo ntago baca ku ruhande ubwo noneho mu Kinyarwanda cyo tukavuga basi gutyo mu Giswahili ni kutomba kutomba kutomboza wese kuki tujya hirya no hino ngo nese wande barebeye ngo oya turase ku ngingo agapipi twe kuvunika ngo agapipi se nangaki turi kuvunika cyane turavunika jara ubu nari ikintu byagije kuri generation yacu yego hari igihe bisanga hakiri kare bakabimenya kuko babiguyemo hari usanga Ikinyarwanda turi kugifata ngo nk'ari ibintu nkuko ari umwe ngo bihambaye ntago bihambaye n'Ikinyarwanda cyacu nese kandi inshinga z'Ikinyarwanda ntabwo ari bitirano nta gihambaye cyo kirimo. Peacemaker mfite ikibazo cy'amatsiko wenda ko yakoze udafite igihe kirekire nshaka kukubaza donc hari critique ziba mu bantu kubera ko ibintu batarabimenyera yego ufatwa ute na societe cyangwa we wakiriziye feedback kuko uri umuntu nkuzi kera uri umunyamakuru utebeje wambaye karuvate ubu ngubu ndi kukubona muri dread urumva ngira ngo hari igihe nigeze gukorana ikiganiro nawe umuntu arambwira ngo ariko ngo simuzi ngo yakora ngo yahindutse se ngo kumva ko mbese we ashaka kujyana muri sens iri negative mbese ko hari bitagenze neza none se feedback reka nkubaze ubona ni iyi urumva nta hantu binabangamira ubwo busesenguzi ukora Afrika bashaka ko ngewe nabaho uko bashaka ariko batazi ko nshaka kubaho kandi ukuntu nshaka kubaho kandi ni nkubaho nta muntu nsaba sibyo ntawe nsaba y'inzu ntawe nsaba inzoga ntawe nsaba tike ntawe nsaba kujya muri salo bazemera uko mbayeho babyakira ariko niba hari umuntu ushaka ko mbaho niyogoshesheje natebeje kubera ko ari unyishyurira inzu nzabaho uko kuntu kubera ko ubukano kandi nta muntu nsaba amafaranga yo kurya ntawe nsaba y'inzu nyine ntungwa n'ibyo nakoze ntakoze sinabaho ubwo rero kandi ibyo nkora ntibinyemerera kuba natebeje uwo muntu wavuye gutyo kubona nahindutse yaranze muri bwa buryo ariko nago ngewe ndi product ye yakoze yo guhama kwa kuntu mitsingi ntabwo uzasanga mitsingi nyine yarahindutse ngo ibikigage izahora ari mitsingi ariko umuntu arahinduka noneho mu isi ya showbiz cyangwa isi iri kugenda itera imbere cyane kuvuga ngo umuntu afite ordinaire we ni uri smart uribeshye cyane tuza abantu bafite za ordinaire bakubiswe bye completely no kuyogoshesha basaba amafaranga tuza abantu batebeza byanze sibyo se ahubwo umuntu yakabaye uko ashaka ariko ntabangamiye society kuko none se ko washyiraho dread hari umuntu ubangamiye numwe ndetse amafaranga usutanga muri salona izi dread zirahenze ama spray gushyiramo spray irahenda
uzitaho oya nkufashije spray ijya muri dread gura amafaranga yakoshesha umuntu amezi 2 yogoshesha buri cyumweru urumva ko ntabikora nkennye nyine rero abo bantu bakubwiye gutyo muri comment wabumva n'uburenganzira bwo bafite ishusho bashaka kugembamo ariko nanjye mfite ishusho nshaka kubamo kandi bazayemera wese ko nani mahitamo kuko si niba nta kibazo gusesengura hebyo nsesengura nimba nta bimenyetso nimba ari mfite ntago bazanyakira kuko sinzaza kundire kuri mikoro bazavuga ati urumugirwa mwishe ninza n'umuntu ukwereka ko de ben ibintu agomba gukora mara bikora wabibonye agiye kuzana album ubwo suzahera Peacemaker byagenze gutyo uzavuga ati nyine ni nta kindi kuko barahari bafite amadrede nako biyogoshesha bafunga bati hafi ya deben batamugira inama ifatika ifite akamaro yes abona ko bise nyine tu ariko nta kenge namba birahari muri society yacu harahubona bihurira na religion ni nacyo kibitera cyane ko uri muri kiliziya wateje yogoshesheje ADP abakobwa bacu murabizi baragoye ngo ntiwakambara kamini ntiwajya muri salon umusatsi naturel ujye una za ambassadors kwaya urabibona kuno bafite imisatsi isanzwe nta tiro nta maquillage iyo myumvire yo wayivukiyemo irakwica ukaba utaba ubuzima bwawe ushaka kandi si tugezemo umuntu atungwa n'ibyazi ntagatungwa n'impuhwe ntagatungwa n'idini Peacemaker ko warakaye baragutengushye ntabwo banengushye imyumvire iteye ubwoba cyangwa ngukira ngo noneho ngo uramusengu karaganke ngo ni nkavoka kandi yiyogosheshije reba mugenzi wese bamusereza nta musatsi agira ariko se abo ufite bamusereza ubwo se nta neza rubanda ntago waneza rubanda ahubwo biba fresh ko ibintu byawe bizi bivuga neza ufite imitima ho biragora cyane ntago bakwakira ukabyo hari n'ibyo uzasanga mfite umusatsi utari winarawuvanye unetse ko uburenganzira bwanjyewe so Peacemaker wenda kugeza ubu ngubu waruvuze uti nta jambo navuze rirenze covid nibuka ko covid ni kimwe mu byorezo biri ku isi kimwe n'ibindi byorezo byabaye ku isi byinshi yego habaye icyo bita za Spanish flu cyanisha abantu benshi cyane mu kinyejana cya 19 kishe miliyoni magana nta n'icyorezo kirabaho kiruta icyo ngicyo kuko cyateye mu Burayi bakitaga bya bibora abantu bandura bakiheza babyita gute ibibembe ku buryo nicyo kishe kimwe cya kabiri cyari batuye isi twebwe nta nubwo covid iricana na miliyoni 12 gusa urumva ari cyo yari ya covid nta nubwo izazi cyo kuko igiye kurangira oya igiye no kurangira warabibonye wabonye ko Bill Gates avuga ngo mu mpera z'umwaka bizaba ari sawa kandi ni ufite agenda y'iyi covid bavuga ko ari aga project kuko buracyaka avuga ngo mwitonde muri 2015 ari mu kiganiro TED Talks yavuze ko isi igomba gushyira imbaraga mu buvuzi ko hagiye kuza icyorezo ku buryo no kujya guhaha bitazashoboka avuga ko we n'umuryango we bastotse ibizabatunga imyaka yagera n'ijana ntago abantu kubera ko abantu muri no mize nk'ibigoryi ntibashaka kumva wowe ushobora kumbwira ngo ntuce hano ca gutya nkagira ngo sinkumve nkahita mpaca ntacyo ngasanga abantu baneze bakanyica ariko imbwa wari bamwe ngo nince gutya hano hari inzimita nyine nkagira mu rugo simpaca 15 nibwo yabivuze yarimo agaragaza nyine ko azaza kuvida bareba amafilime ya siyansi wewe wabyumvise bikoze iki nabikoze documentaire nakoze ama documentaire nyiri kuri cya kinyamakuru twakoreraga ubuzima busanzwe hari icyo ugeze ukora wenda uvuga ati bihaye nacyo nari mu ngabunzi nibikiye amafaranga ntunga kuko sinigeze ngira ikibazo muri covid cyo kubura kawunga cyangwa amavuta yo kwisiga na dread nakoze isa neza ubwo Bill Gates yavuze ko covid izaza muri 2015 ejo bundi ari Twitter yashyizeho nayo nanjye nyikoraho n'inkuru nkunda kuburira abanyarwanda aravuga ngo 2022 mu ntangiriro amezi 3 azaba mabi ariko ngo nyuma byiza tuzasomuza musanzwe ngo n'ikimenyimenyi ngo giye inshuti zanjye ntago twagiye muri vacances ni Bill Gates man yavuye mu bintu bya Microsoft ajya nyine mu buganga uko muri no minsi kugira ngo ufate isi n'ugukanga ubuzima bw'abantu ni ibyorezo intambara intambara izongera kuba y'ibitazo ni virus zizica abantu na nyuma yihaza zindi bari abajibo muri za Korea wabonye bakanyisha ngo itura bya kirimbo ubona ko bari barihishe nabo bacicetse biriya bisase ko batabikoreshe ngo barase covid ko nabo bari kwihisha isatu ntacyo kikivuze nta birani no kwibeshya n'abajyanama babwire ko bakwiriye nayo bagiye muri project zo gukora virus ahubwo kuko wowe ni hutana indwara man none se hari indi choice
uragiye kwivuza n'utivuza urapfa ariko kuvuga ngo mfite igisasu kiri muzingo cyarasahana n'utajya wese uzaraswa gute igihari cyo no covid irahari ariko ntago ari cyo kazi habaye kaze byica abantu rwose kimwe cy'akabiri cy'abatuye isi habayeho za Ebola zica abantu noneho borukakanuka n'amaraso utanafata umuntu hazaza n'ibindi byorezo abantu ntibajye biranarangiye pe ahubwo abantu bari me ubu nyine turi abantu bari hazaza ibirenze mbikubwira hakiri kare none ko ari side ishidikanya ku byorezo kandi wowe urumva uravuga uti hagiye haza ibyorezo ndetse n'ibindi bizaza ndetse hari n'ibihari n'ibyagiye bivuga ko haba harimo side zigenda zibishidikanya urugero ngira ngo wenda no kugeza iyi saha hari n'abantu bagishidikanya kuri sida hari n'abatayimena kibaho cyane cyane mu burengerazuba bw'isi mu bihugu byateye imbere hari n'abatazi ko nayo ari indwara yakozwe hari abazi ko ngo ari indwara isanzwe hari n'abazi ko umuti wayo utaho kandi urahari warayibonye muri Amerika ko hari ibinini bagiye kuzana ukajya ubinywa ntuyandure bazi ko ari bishyashya ariko hari abatayemera cyane muri Afrika nitwe twagowe batuzaniye indwara zose bakazitugiragirizaho twe tumeze nyine nka mondisi ahantu ugenda umwana ukawijugunya kubera ko muri Afrika haracyari injiji hari abakene iminsi ishize ngana diplomate yarambwiye ati wazanye sida yaje aje gukingira imbasa kandi idahari yego baranaza bakibeshya ngo waje gukingira indwara azanye ndaje kuduteramo ariko verifia kuko turacyafite ikibazo mu nzego z'ubuvuzi za Afrika aho usanga abarwayi mu 12 bavurwa n'umuntu umwe mu Burayi umuntu aba afite umuganga ntekiza urabizi we JALAS ufite umuganga wawe ugira ukajya kumufite umunyamategeko twebwe ukujyanje nge kuburana ni uguhuruza abantu bakamfasha nta banywa tuko tugira nta baganga tugira no kuvuga ngo ibi bino zino ndwara inahani tweze zizengereza mu bigo byatembere byararangiye ntabwo washobonye ko muri Espagne bigaragamije badashaka kumva covid mu Bwongereza za bubiri riho ngubu ni muri Canada babashoferi yego Premier League abafana barajyamo twebwe dore n'amadije ntibagikubita akaziki ibibazo biri muri Afrika gusa handi byararangiye izi ndwara nyine zikanda twebwe kubera ubujiji turi benshi turabyaragura iyo umuntu afite abana benshi afite ubwabo kubatunga niba rwara bavuza gute ni ikibazo naho mu Burayi usanga umuntu abaho ari wenyine arwana n'indaye ntago wamukanga umuntu wabitse amafaranga azamutunga kugeza apfuye so ubona bipfira he ni imitegekere n'imibereho yacu n'amadini yatwokamye twebwe twizera Imana kurusha gukora ku buryo numva nyine ko ngomba kubyuka ngasenga kugira ngo mbyuke njye gukora mu Bushinwa ntibasenga Imana kandi n'abakiri n'abambere ku isi mu bimwe dukoresha ntago abambere ku isi mu bukene n'aba kabiri ku Amerika niyo ya mbere ariko ntibasenga Imana urabizi nese ku kibeho kabaki nigeze kugana n'umushinwa ndamubaza nti wizera iki arambwira ngo I believe in myself umugabo arigira yakwibura ngo agapfa hari Imana wumvishemo uravuze ngo tuyihore oya tuyemere ariko si Imana idusaba gufata amasaha 24 kuri 24 tuyambaza kandi dufite imiryango igomba ku hari udusaba cyo nanjye sinagishyigikira udakora ntakarye muri Bibiliya ntaryo iryo jambo ntaribamo ntiryaburamo vanza ririmo ibaze ko riri muri Bibiliya bakamwanga Imana ihumugisha imirimo y'amaboko yawe ibaze Imana umva umurimo rero dufite ubwenge twashyira imbaraga ku murimo ariko tukumva ko ubuzima bwacu byanze kunze tubeho kwira Imana ariko nk'ubu hari abantu bahere mu gitondo saa moya bari gusenga nyine basenga pe nk'amasaha 24 atafata abiri ngakore ataruhuka gusa urumva umuntu Imana yamufasha iki oya aho nanjye mpagaze nkuryamyeho twirengagiza ko tugomba gukora no dusenga Imana nk'10% dukore kuri 90%. Niyo rega niyo ufite amafaranga ari nawe ufasha abantu gukora neza. Nese ba brigade bari kuza bagafasha bakabeshya abantu ngo ari gutanga ngo imiti ya sida nuko bakoze bakize ngo afite ama fondation runaka iyo ukize Imana nyine abantu ufasha ariko iyo ukennye uhora ufite ibibazo amashyari byo kurira kuri za kamera ibintu nk'ibyo kuko ufite ibibazo by'ubukene ariko abantu barira kuri kamera menye utabakuye aya nta bintu riseseme birabintu nese buriya niba bafite amarira menshi kurusha abandi baranyanga nese ubutumwa bari gutanga n'uwe muri society tuvugishe kuri ni iki kintu ari kuvuga gifite akamaro man kurira umugabo mara y'umugabo atemba ajya mu nda mwana naga ashoka agiye byanga wa muntu bekanyira se kuri kamera aya birani filime baba bari gukina birani imikino y'abana igihe kizagira mani barire society ntibumva umwana murize nagakurwa ubuto ubimenyetso n'imibare byawe nta rwango ubona muri ibi bintu hano hantu nta rwango ruramo kubera ko ntago biraba too much ahubwo harimo abantu bafite
bafite igicucu cyo kwikanga icyo kintu kandi nta gihari. Urugero FATAKUMAVUTA aravuze ngo SABIN na Murinda barashaka kumugambanira. Arongera yari yabanje kuvuga ngo Murinda yamugiye inama yo kujya kuri channel. Arongera avuga ngo SABIN yari mu nama iri kumugambanira ngaza ayimubwira reka tuvugishe kuri nk'abantu bakuru. Naba ndi mu nama yo kujya kwica JALAS nkaza nkayimubwira kandi mu nama. Ariko bivugwa ko kubivugwa bivugwa ko icyo gihe SABIN bimubwiye asa nk'uri kwisobanura mu gihe FATAKUMAVUTA yaragiye gusohora operation Madebe. None se ngira ngo warayibonye ko yari iriho ifoto ya SABIN mu gihe yamusobanuriraga rero asa nk'uri kumusobanurira ngo nibwo yamubwiye ibyo bintu. None se Murinda bikora bamugiye inama yo kujya kuri channel bigakunda bwo yakongera akajya kumugambanira. Se at the same time birashoboka tuvugishe kuri nino tuvugishe kuri wangira inama yo gutera imbere ukananyiza ukaza kundangiza cyangwa wanyihora wandangiza complete byaje reka tuganire ntacyo birashoboka kagoyemo aya biranuru cyaba izi hari abantu ahubwo barwikanga so yarabeshwe rero niba yarabibwiwe ega cyo ko yavuze ngo views zabaye nkeya afite cyo cya views nta kintu agashaka kuza n'ibyo byose ngo arashaka umugabo ntabone views nese hari umuntu warebaga video ye babujije kuyire oya ahubwo iyo ugenda wataka abantu cyane b'abantu watakaga barakwanga n'abakunze bo bakabanga bikarangira uri kwizengurukaho nicyo kintu gishoboka cyonyine umuntu wariyanga jara ngewe nziyanga unyange ariko ntago nzagirana amatiku nawe atari we tutsote ngewe nzagira ikibazo nawe bikugereho itunyanga umuntu nyine mana ariyanga na society kamwanga ariko ukoze ibintu byawe neza barakwanga se byagenda gute ko ntago afite ahavugira afite ibiganiro kuri radio na televiziyo cyane irahari none se umukameramani ntahari ahavugira ntahari ubwo se bazaza ni uploading ababikansaringa kandi afite publish so muri showbiz nta muntu rero ugomba kuza ngo abe nka Yerema igaragaza ko yanzwe ku biriya bintu bikunda kuko no create amaranga mutima kugira ngo abantu bakugirire impuhwe ugaragaze ko uri innocent cyangwa urengana ariko iyo narebye usanga uwo muntu aba ari nawe mubi kurusha abavuga ntago hano nabivuga kuri kamera ko ubundi umuntu w'umugabo arahatana yagira ibibazo akabyimenyera n'abantu n'agatiko ke akagira nuko abivamo baranaga ari bagize ibibazo bonyine man uza abantu bibwa amacano ntubazi benshi n'aba Instagram baragarutse barakora bari successful none se ubwo araberuka bafunzwe bagiye se bararira oya birantaga ariko icyo gikemuka gusa nanone kubera ko turi mu isi ya social media umuntu azakarira diaspora igatanga udufaranga mu wese n'ibintu nagatanga utarize ntagahabwa Kurajya ntuzumva ndira sinakubesha keva kantunga kamera nkarirada uzageze uvuga ko bakwibyo rero ko atakwakira inzu hani hambaye sujya na pastor se bari bakabaha inzu n'iki Kigali atugeraho uzabitugeraho tukabyimenyera sha uzabe ubuzima bwawe mwani sini kwanga isi ni ishobora kukwanga n'abantu bakakwanga ariko muri rusange nese umuntu yakwanga atazaho ba nta kintu muhanganiyeho nta nimumera hamwe uyu muvandimwe yakwanga wajya ukamera ibintu agafata amafoto bidafite amajwi bamugambane bamwishyuye ariko mwumvikana umuntu uri kananye se kuza gufata ikiganiro gute muri cyabana muvandi tukikaje twesha abantu muri showbiz da nukurira no kwisabira kandi ntekeza ko ashobora kuba n'inzira izamura icyo kintu iyo spirit inoboro bino bintu by'aba diaspora nibyo biri kubitiza umurindi herutse gura n'umuntu ntari buvuge anyereka telefone ya Western Union n'amafaranga yoherezwa yahimbye ikinyoma cyo kubyarana n'umuntu bitari byo aragicuruza nyine byo yakira Western Union buri kanya yanyanitse peacemaker tido tusaza umbwira iki nari ntase nitaye mu rugo tuvuga ati ryohere nta kibazo rero yuje ukarira ukabona bagufasha urakomeza ukarira ugahimba ibintu ukarira ikibazo amarira yagira cyangwa abantu wariraga ntibakumve cyangwa iyo nta bikorwa ikibazo kiravuka nyine ukabura aho herurira kuko umwana murizi ntakorwa urutozi hanze hari abantu nyine biteguye kumva amarira y'abantu nyine tubajarasi naza karira yo reka tumagombe k'idolari dore bamwanga abeho yishyura inzu n'iki nicyo kibiteza umurinda ariko sha mureke dukore mana ababivuga no ntubona n'ababaye dutanga umusanzu igihugu kidukenewe twirira aba diaspora baze dukore business ariko biza gufasha umuntu kuko yarize hari abana bafite impano hano hari amasedi yakeneye gutsorwamo imari hari abyo kurira muri make harabubwira hararira igihumbi cy'idolari kikaze utararira mwana byaranze ntabwo nabaye muri ubwo buryo bwo gufashwa gutyo ntakoze ahubwo gihaye igihe nshobora kuburara ariko kugira ngo ngaragaze ko nkennye
kuko bituma nyine nongera ubwenge na mind umuntu yaza akavuga ibintu bidahura nkaza n'iby'imari n'ibimenyetso akomeza nka survivinga muri industry kuko nje nkarira ejo bundi hari igihe mbura uko ndira bizagenda gute se reka nsoreze ahangaha rero kugira ngo ukomeze gahunda zawe uyu mwaka wa 2022 urawubona ute by'umwihariko Miss Rwanda yatangiye harigira ibintu bimwe bihinduka ku ngamba za covid so wowe ishusho rusange uri kubonamo umwaka wa 2022 mu myidagaduro ni iyi nka peacemaker nk'umusesenguzi w'imibare n'ibimenyetso perezida w'abasesenguzi buri bintu bisigaye bifite mu perezida uyu nguyu yayoborwa na Kadafi uriya akayobora abafata ariko birasaba ko yaba makuru perezida wabo ninde umvase birasaba ko yaba kamera kurusha Kadafi agaragaza imibare n'ibimenyetso mu mashusho kamera bifite imibare n'ibimenyetso biramusaba imibare n'ibimenyetso arabigira kevagira imibare n'ibimenyetso igihe hari muri no mwaka JALAS no mwaka tujye kubona abahanzi bakuru bagaruka comeback kandi ku mpande zose The Ben warayibonye after album urumvuzo muzahagarara media no kuko gukora kandi ko The Ben yaramaze wari bya byavuzwe ko media yagiye mu gakiza birano gucuruza bira bintu urabyumva nawe ukabyemera ubundi sindirimba akora nizimeze nk'agakiza ugira ngo nese media hari gishega ririmba ariko mwebwe mugira ngo agakiza ni kabundi se ntiyagahozemo ungirira ubuntu Holy Spirit none se ubundi yatarimbye gospel ariko kuki mutamuwaza kuki abivuga mukabyanika mukabivuga mutamaje ngo nirya rutaririmbya utari mu gakiza nese media nirya rero mu matiku y'abakobwa benshi n'inkundo nyinshi cyamutwari niki yamye yitonda ari umuhungu wo mu itorero yaririmbyaga inkundo batanye muri gospel urabizi ubwo sagiye nibyabamo yano kugira mwandike nawe inkuru zibazamukura yaguye mu kakosa kamwe nkuko nundi byamubaho ubwo rero akasanze umuntu hakosa ukora uno mwaka tugiye kubona comeback y'abahanzi bari bamaze igihe barahaye imeza abapeti bayiriraho bagira ngo barayibeguriye bano bapeti ba new generation babahaye imeza bayikaragaho bagira ngo ni yabo ntibashakisha ukuntu basaturamo kabi cyangwa bafata indi meza yabo none ba fireman bagiye kuza ubona ko fireman uramubona social muri uramubona ukuntu yaje nabi aba The Ben ba media wahoraho ntaga ajya avaho diplomate na Karinga yazanye ukuntu ubuzima bwahagaze tugiye kubona ibikorwa abasire kwina nano nakubwira badafite ibikorwa bagiye kubura kuko naguzonye kubona abashadibu bikaraga ku bahanzi hari abandi bana b'abakobwa bameze neza bizi ikibuga bari kwikaraga neza bigakunda birasaba ko imwaka umuntu wagize amahirwe imyaka yabaye hayishyira mu bikorwa atayishyira mu bikorwa akabatanza agahenge akaba abanza akareba uko ibintu bigenda akitegeza akareba ni mwaka tugiye kubonamo ibikorwa ku ba DJ urabona ko batanye kujya ku ruhando mpuzamahanga ariko ntibihagije tugiye kubabona noneho bazenguruka isi ba DJ kandi abanyarwanda DJ Diaro Dubai Babisosoma nyine tugiye kubona ibikorwa bifatika bitari bya bintu bya fake deals zabikontara za miliyari z'ubufu ariko ko babahamagaye muzisinya ko zitagiye mu bikorwa ko butabashije miliyari ntago ari y'ubufu uribuka ko yagomba gupostinga kuri 12 z'ukwa 12 bose wazakwirukana ntago ndi kuvuga kuri ku kazi nkora ndi kuvuga ku muziki urabiswa nanariza umuziki yego sinavuze kuri company ese ko nkora company sindi umujyanama mu muziki ngaho tubye ku karoro ugiye kuvuga kuri melody ntago azongera gusinyira kontra y'ubufu hagiye kuzana koraba agiye kuba umuziki mwiza ariko zira koraba zigaragaza ko kontra yatimwe oya ibyo ntaho bihuriye kandi bivuga ko amafaranga yahawe hari harimo n'uburyo bwo kugira ngo azamure urwego rw'umuziki pani dahari iri he sira company ariko mutajye gushakishira company mu Rwanda yaribonye Kicukiro hano wirwane rwa RPD Kotrako ikora iki sibe ko nabonye ofisi hano twicetse harusha ubwiza ikizima umwaka w'ibinyoma wararangiye no mwaka nuwakishe umuntu umuhanzi reka mbivuge wenda sinzana bisubiramo umuhanzi uzi neza ko afite indirimbo mbi ntazazisohore hanze aha hari indirimbo noneho iza itanamamajwe ikagukubitaho ukajya horo yumva mu modoka yawe kandi wasohoye indirimbo ukumva uwo wundi ntabwo uba ufite isoni zo kumva indirimbo yawe ntabwo hingero ubwo sabo bantu urumva umwaka baye babiri izo ngero zawe nta bimenyetso tuziyore oya tube tubiretse uzashaka imibare y'ibimenyetso kuri izo ngero igihari cyo nakubwira turi mu myaka mibi hari abapeti bazi neza isoko bazi n'umuziki ukenewe rero abahanzi bazi ko bafite indirimbo mbi rwose bita umwanya wabo ko turi kubona abantu basohora indirimbo nabo ubwabo bakagira ipfunwe ryo kuzumva kandi zasohotse turabafite
nibafata abantu bazi kwandika abandi kinga abahanzi batoya kuko muri Nigeria Badi Banji n'abandi bashinze rebo za Marvin n'ibindi Diamond ari urabona ko nagenda avamo muri Amerika uko bimeze nta muntu udashira murega izbaya ni washizemo ni nabo bayanga imani kashimani natwe Bidman twikomeza gushaka imyaka 10 turi muri game utarahiriwe investing amafaranga ikomeza gupfusha usa amafaranga y'ama video ujya Dubai gupfusha usa amafaranga kuko uragenda ntago je nayumva personal ibari mbi uyu mwaka rero abantu bakora umuziki mwiza ni gukura bimenyetso wabyumvishe ni kugenda numva abantu bajya Dubai ni bimenyetso abahanzi bakuru nibafasha abapeti batoya kuko ni nacyo society zamwibukiraho ko hari umuntu yafashe ukuboko ntago society zamwibukira ko yamaze imyaka 20 icuma ari successful icuma agafropinga wapi 10 tuzafata nk'impause 10 nayifashemo abapeti na nabo butumwa Bruce Node nafata Juno na Kini yongera abafashe cyangwa afata abandi otherwise ari kuruka mu kibuga nta muntu usunika kandi iyo uri kuri wenyine nta muntu ugusunika uragwa iyo mistake urayibona muri industry yacu ireze yo kuba abantu ukagenda bakabisoza nabi kandi none bikanibagirana kuko nkangi ndi gusesengura sinakuvuga ndavuga bawo kama mvuge ba Kenisoro ntabwo nakuvuga uri flop naba ndi umusesenguzi se waheye utajyanye n'igihe nta mumaro mba mfite rero uyu mwaka warumbwiye ni umwaka w'ibikorwa ni n'umwaka nanone w'impinduka muri showbiz kuko abantu ntago baturasingaga abantu muri showbiz ariko abashoramari barimo baragenda batwumva uziko ubu ngubu kano kanya abantu basigaye bashaka kumenya amakuru ya showbiz kurusha ya politike kiretse sport ni turi imbere ariko dufite umubare munini cyane uri kugenda ubasha kumva no kubaha showbiz rero ni umwaka tushaka kubona abashoramari cyane kuko urabona ba giti bagiye gushinga ama studio batangiye babita babasobanuzi ba filime zo ku mihanda agiye gushinga studio irimo buri kintu cyose urabona ko afite ba Chris izi babahanga ni umwaka w'abashoramari kuko ntabwo wakoze inzu nk'iraketa bavuga ngo ni Slay none se ubwo wapinga ubwo busirey na action ni ibikorwa ni umwaka tugiye kubonamo ibikorwa n'umuziki mwiza ushobora guhangana nabanze muri Uganda batwiyambaza mu Burundi byararangiye mu Burundi kugira ngo azamuke bazatwiyambaza turagomba gutsinda Uganda yayo yaraje baba Kibendo arayibonye tugomba kujya Kongo tukabakwita hasi Tanzania kwikuta hasi biragoye ariko birashobora kubinjira bakatwisangamo kandi turi kubikora ubwo tugafata kare twona kujya Nigeria nanone biteye agahinda ko bitaramo byarafunga ko tugiye kubona baruga kuri 19 amafaranga barimo kubita ba Kiss Daniel aze nabandi ntavuze biteye agahinda murekide uno mwaka none no gufasha abapeti bacu tubaha amafaranga bakora umuziki mwiza kuko bado umuziki mwiza ntago ari ibanga ndumva ari icyo navuga bro ndagushimiye rero turaganiriyeho ufite gahunda ndende ariko twizere ko imibare n'ibimenyetso no bimara kwikusanya n'ubundi uzongera ukatugenderera cagiye n'undi ahantu mba ndi mu mibare n'ibimenyetso sinjya ndangara reka nyine nkusanye ibindi biburaho ntabwo nzaza nje kuri nta gakiragishwa wadusigira ku bintu mazeho iminsi wenda ndavuga uti wenda ndi kuri iki kintu mu minsi iri imbere ibintu ndi gutohoza nzabikubwira namaze kubona ibintu bifatika ntago najya kubivuga hasa hari umuntu wazaga atanyata kagaragaje ibimenyetso niba yaba ntanze reka nyine ntohoze utuntu twanjye neza nzaza nkubwira uruhare rw'amawadi impamvu abantu banenga amawadi akamaro ka wadi nabyo nako tugifite ari bikeya muri showbiz yacu bari babona abanyamakuru bapfa guhembwa wapi babuje imfatso guhemba bari batatu natwe dukeneye guhembwa aba DJ bakeneye kugira amawadi yabo baraho nibo bantu bafite umuziki wacu mu kiganza aba DJ mbabwire barimo barakina imiziki yo hanze bakirekiza yacu kandi uko bazamura abana bacu niko nabo bazamuka urugana zazana mu DJ habe hari ruga hakabaye hari ari nesano dufite umu DJ uri kumudijira we aba DJ bashatse bagerageza gukundisha abanyarwanda umuziki wacu kuko wari uhari kuri Kano Olympia Toxic agezwe yakina umuziki w'abandi gusa kandi ntago ari washimishije abantu yabigikwe bakizemo ukuntu ubuzima buhagarara na hano uzajyona nibashyamo za yara za gatundu ubuzima buzahagarara nibashyiramo Dior ubone nabantu bacyabigize abasirimu ariko abadije badufashe nanone nzafata umwanya kubagaruka ho bonyine ikiganiro cyabo gusa nushaka uzashaka abadije nk'abo unyiciranya nabo mbabaze nimba kuba umusirimu ari kudije indirimbo z'abandi cyangwa kuba watije indirimbo ya mugenzi wawe muzasangira agacupa hano ari biteye banatubwire ko ari nk'igihe bitwaza ingingo zitandukanye ko nta bari bafite nta kimenyetso
none se wambwira gute ko izo mpamvu zumvikana bari bushyiremo none se agatunda nihe hantu hano wayidije umuntu ntahagarare nihe wadije wayi abantu ntibishime kuki wajya gushyiramo iyo so peace me yego ndagushimiye Jara urakoze cyane ubwo nanjye ubwo nzaguhuza n'aba DJ babiri no Umusesenguzi wabaze ku kijyanye na no gupinga imiziki no kwigira umusirimu kubera ko akinya indirimbo zo hanze no ngire nguhuze n'undi musesenguzi mugarire ku kintu cya award ambwire niba hari umuntu yahaye award akayanga asante